Mana ndagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose, nta kijya kikunanira. Abantu barananirwa ariko wowe ntujya unanirwa. Ni ibintu birebire pe, kuko ntaho kuba, niyo nahabona ntacyo kurya, niyo nabona icyo kurya ntaho kuryama, niyo nabona icyo kuryamamo, icyo kwambara ejo bundi nabyo imyenda mfite yose zaba iri kunsiga. Umwana sinzi ngo nzamufatira mu ki, sinzi ngo bizagenda gute, mbega muri make nanjye nta kintu na kimwe nzi, nta kintu na kimwe nzi, kuko niyo mpamvu mubona bimeze nk'aho isi yandangiriyeho, ku buryo mba numva aho kugira ngo mbeho muri ubu buzima biri ngombwa nshobora no kwiyambura ubuzima nkitahira hakiri kare. Oya humura, ariko uyu mwanya umwana wawe arananiwe, araremerewe, arababaye, arashengutse, nta wamwomora, nta wamufasha, ariko wowe niwe wamanuka ukagira ikintu ukora. Ari muri iri shyamba, wibuka uri mu gashyamba ka Getsemane wari wenyine, nawe ameze nk'uko wari wenyine. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese abadukurikiye aho muherereye mu mpande zose. Wowe uri mu gitondo gira igitondo kiza, kandi namwe muri ku mugoroba mugira igicamunsi kiza, namwe muri mu ijoro mugire ijoro ryiza. Hano rero duhagaze ni mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu gitondo. Ntangira mbasuza mvuga ngo Uwiteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo, kandi Uwiteka abashumbushe iby'inzige zariye. Nta wundi mucyumva ni Bobo, ariko sindi njyenyine, ndi kumwe na Justin Hakizimana. Ko kakandi ugasize Revera Pasiteri. Hari umupasiteri umwe bavuze ngo ni pasiteri, aje bibagirwa revera. Ariko ko ka revero gasize ni nyoko wakampaye. Oya nyine abantu bakunda ibyubahiro nk'ibyo kandi byo mwisi birarangira. Uze tugize amahirwe no mu ijoro tukazaba revera. Byaba ari byiza. So bakunze rero mudukurikiye, ntabwo turi butinde, mana ni bwa mbere mutubonanye na Pastor Justin. Ariko uyu mwanya tuje hano ntago ari urugendo twavuga rwiza rushimishije. Tuje kureba umwana w'umukobwa, se n'umwana w'umukobwa cyangwa abo yabaye umubyeyi. Oya ntago ari umubyeyi ariko yabayewe. Arimo arabyitegura. Mbese ni byose. Yego. Tuje kureba umukobwa watewe inda n'umugabo witwa Ephraim. Uwo mukobwa yitwa Josiane. Yitwa Josiane. Josiane yampamagaye ambwira ko bamwirukanye aho yabaga. Bamusohoye mu nzu. Bamusohoye mu nzu. Opera yararangiye, yakoraga akazi ko mu rugo, n'umwana w'imfubyi utagira shinge na rugero, utagira habarizwa. Ye yambwiye ko atanazi naho bavuka nahavuka. Yo birababaje. So rero uyu mwanya atubwiye ko ari mu ishyamba. Kuko nta hafite ho kurara. Yego. Ni ahantu basengeraga. Ni inkuru buri wese yatekereza ari mushiki wawe, tekereza ari mama wawe, ari murumuna wawe, tekereza ari mukuru wawe, tekereza ari umwana wawe. Ariko aha ngaha uri kumva biranababaje cyane. Ntekereza ko na Ephraim ahari aze kwigaye cyane. Yigaye uko Ephraim yaramutereranye biteye ubwoba. Uyu mwana w'umukobwa yambwiye ko hari n'abantu banze kumwakira mu itangazamakuru. Turaza kubijya bitubwiye neza, ariko ndanagaya itangazamakuru bamwe na bamwe badafite umutima wo kumva ko batabara umuntu, kugira ngo ajye mu ishyamba yatabaye buri wese aramwihorera. Ariko uri kumva gutabaza buri muntu wese, iyi si uko yubatse twese turayizi. Hari abantu badafite bene iyo mitima, cyangwa umuntu yakubwira story yiwe yuko bimeze ntabashe kumva iyo story, akumva nyine ntiyanabikora. Ariko mbere na mbere Bobo, ndagushimiye kuba nyine wateye ya mbere ukavuga uti kuyu mubyeyi witegura ku mubyeyi buriya nubwo yari afite imyaka y'ubukure, reka mvuga iryo jambo, ariko yarahohotewe. I know ko ntago yafashijwe. Yego yarahohotewe, ko nimba ashobora kugusohora mu nzu uyu munsi ari abantu baba bafite utuzu tw'icyumba, ushobora kubona wajyamo twumva 20 cyangwa se 25, ariko nimba Ephraim yarananiwe icyo kintu cyo gushyira umuntu yateye inda nk'aho hantu basi ngo atuze. Ubu uyu mubyeyi afite n'imyenda y'uruhinja. Turaza kubimenya guseze cyo wawe Pastor Justin umbwira ngo mutima, ubuzima bw'ubupfubyi ndabuzi, ubuzima bwo kurara hanze ndabuzi, ubuzima bwo kubura shinge na rugero ndabuzi. So ntabwo rero turi butinde, reka muhamagare twumva ahantu yaturangiye yaba ari, kugira ngo tubashe kumugeraho tumenye
situation abo muri uru rurimi rwe no minsi ngo ni wagwano ariko muri uno mwanya ndababaye nubwo ntaramugeraho ngo menye uko amerewe. Yamamagaye mu gicuku cyane muri sinya nita telefone nijoro ariko ni yamana katwumve Jose waramutse neza ahantu wandangiye ubu niho turi ningeze ku gipangu cy'umukara n'umweru maybe ahantu munsi hari urusengero ruguru harimo agahanda kamanuka hari n'agatambika sinzi rero aho uherereye. uramanuka muri ako ngako kari hagati ahantu mu ishyamba bigira imbere ariko mbona ahantu nicaye ahantu mbona ibirombe. yego okay. Sawa bakunzi mudukurikiye rero mureke tujyane tujye kureba aho uyu mwana w'umukobwa yaba ari tumenye ikibazo cye tumenye kandi n'ukuri buri wese agira umutima yumve ko nawe ibi bintu arimo. Hari abantu batera abamabuye abandi Justin ngo yamuheraga iki ngo yabyemereraga iki. Erega uyu munsi wa none hari ikintu ugomba kumenya abantu ku isi duteye gutandukanye cyane. Uyu munsi wa none hari umuntu ureba Josiane niwe akibuka ubuzima uko bwamugendekeye. Ubu ngubu rero ababizi neza yuko icyo agomba gukora arakizi. Umwana w'umukobwa udafite shingiye na rugero urumva mu buzima bw'ubupfubyi nari ibintu biba binababaje ariko pe ubupfubyi binateye agahinda utazi mwene wabo utazi iki noneho urumva aho yakoraga nibo bari mwene wabo. Urumva Efuremu nawe arahunahuna abasha kuhamenya. Yego muri uko kuhamenya abakoze ibyo bintu abamuteye inda ntiyanamutwara kumutwara ntitumumuhatiye ntiyanamufasha ako namufasha. Urumva ese akagiye kurera ba Garase bangahe? Oya Garase ngo ntibazabana. Bake Garase ntago bazabana. Kubera iki? Garase yaridekaraye avuga ko batazigera abana na Efuremu. Baba babana ariko nanone ikibazo mfite uyu munsi wa none profile ya Garase iriho Efuremu amuhibizo. Sawa rero ubwo si cyo kintu cyo wagisobanura gute? Sawa nyine sawa ubwo sagiye kubareba iriya ni system ahubwo yo kugaragaza yo kugira ngo babane neza mu mahoro abanyamakuru bamuveho bamuveho ariko nase mbere ko cyajya avuga ngo ayikuyemo ko yahise nyine ngo yakuyemo impeta ko yahise ahindura n'ibya postingaga ntiyongere kumushyira na profile ariko nabonye yamugaruyeho. None ko yamugaruyeho se nyine si umugabo Efuremu ufite uburozi. Uyu mugabo Efuremu genda ashaka kuzakora urugendo nkajya havuka twagira ngo igisekuruza cye gikomokaho muswata vuka. Ngenda ashaka kuzakora urugendo ariko umva ikintu kibabaje kuri Efuremu nuko abantu bose baryamanye akanababyaza yagiye abatererana ariko ni mudahusha. Oya n'ubundi hari abantu bagira ubushake ari uko indi regeye. Niyo waba uri mu gihe cy'uburumbuke niyo waba uri mu gihe kitari cy'uburumbuke ahita gutera inda. Niyo waba uri muri onapo niyo waba utayirimo ahita gutera inda kuko icyo gihe bene uwo muntu agira ubushake nyine indi biregeye. Ubwo rero Efuremu Efuremu ayo maraso arayafite. Ubu tuvugana nayimaje kumenya abana barenga 28 ba Efuremu ku bagore bagera muri 10. Uruhande rumwe ni byiza ariko kubyara butashoboye kurera nabwo aha hantu sinzi leta ko nayo ibishyigikira. Urumva erega leta buriya ni igihugu. Rero bakunzi mwari mudukurikiye ariko uri kumva nibyo nakubwiraga by'ukuri abantu bakurikiranye iyi video mbere na mbere turabashimiye ariko nubwo tubashimiye uyu mugabo Efuremu nawe aradukurikiranye ndabizi cyane areka bireba ndabizi pe yigaya aho ari kandi wenda si ukwigaya gusa na leta nibona ko ari ikigomba gukora ibikurikirana bino bintu
cyane pe biri too much birarenga ko sinibaza ukuntu umuntu umugore umwe yaza 2 3 bataziranye 4 5 6 ariko bose babyara ntago njyewe sinzi ari nako harimo abo basezerana ariko harimo abo basezerana ibaza noneho kujya gushaka gusezerana n'undi utaramuha divorce ahubwo se buriya Josiane Suri Josia niwe Daniel rero bakunze mudukurikiye butugeze aho Josiane yicaye arihebye arababaye amerewe nabi turagira ngo wowe ufite umutima wa kimuntu twite kuri uyu mwana w'umukobwa Fazari wenda ntugirire we ugirire umwana agiye kubyara sundi umuntu birukana mu nzu afite ibiryo kuko ntawe Justin neze ibiryo byaba bifite yabitekeraye mana yanjye ibintu biteye agahinda bibabaje biteye impungenge mwebwe rero mudukurikiye reka twegere Josiane tumenye uko byifashe uko bimeze igihe yagereye hano ntago tuzi ngo yahageze ryari kuko ngiye amamagaye mu ijoro abwira ko abandi banze kumwakira arimo bamubwira ngo ntibahari abanyamakuru ariko bamubwira Jose abite inarigiye barabaga bakabona inkuru itarimo views ni bimwe by'abanyarwanda nyine komera bimwe by'abanyarwanda tuvango bimeze bite bobo ibintu birakaze cyane ntabwo narinzi yuko bene nk'ibi byabaho muri ubu buryo umuntu ashobora kubura haba ariko ubu ni ubuzima pe ibintu birakomeye biteye ubwoba abantu badukurikiranye n'ukuri ubura n'uburyo cyo bisobanuramo cyangwa ukabura n'uburyo cyo bivugamo kuko biba bibabaje cyane ariko nyemera mbere na mbere tubanze dusenge kugira ngo Imana idufashe doye n'ubwenge bwo gukora iki kiganiro ufite umutima ukomeye senga kadusenge Mana ndagushimiye uri Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana ishoboye byose nta kijya kikunanira abantu barananirwa ariko wowe ntujya unanirwa amina abantu bararuha ariko wowe ntujya uruha abantu bagira ubugome ariko uri Imana itari ingome turagushimiye aya masaha nubwo ari ibintu bikomeye cyane Uwiteka agira ingabo Imana ndaguhimbaje hari abantu bagiye kudukurikirana aya masaha Mana ariko ndabizi neza ko uyu munsi wari uwuzi n'isaha wari uyizi ko hari ikintu kizakoreka nkweretse uyu mwene data mushiki wacu nkweretse abagiye kudukurikirana bose kugira ngo izina rye ribanze rihabwe icyubahiro mwami imbaraga z'umwijima zose zihunge ibitavuga Imana biceceke ahubwo umuntu wese mwamudukurikiranye ahabwe umugisha nawe birakomeye ubuzima ku isi burakomeye ibintu biteye ubwoba ariko ndakwinginze cyane kubw'imbabazi zawe uyu mushiki wacu uri aha hantu tutazi nimba yaharaye tutazi uko bimeze ariko ndabizi neza kuri Imana ifite ubutabazi wakora kuri umwe cyangwa babiri bagatabara umwana wawe turakwinginze cyane mbere na mbere utugirire neza turi aha hantu n'abadukurikiranye ubagire neza kandi uduhe ubwenge bisenze nizeye izina rya Yesu amen amen rero umuntu arabaza amakuru arabaza ngo umerewe ute ijambo rya mbere navuga ngo Jose akomera aha wahageze ryari Jose aha wahageze ryari nahageze mu gitondo nka 2:00 umpamagara mu ijoro urira cyane wari urihe ejo ahantu nari ndirumva baransezereye ko niwo munsi wa nyuma nari mpafite nshaka ahandi hantu ho kurara mu gitondo nabo babyutse bambwira ko bagiye mu kazi
mbonye nta handi hantu mfite ho kwerekeza mbasaba uko baba bambikiye ibintu byanjye hanyuma niko kuza ahangaha kugira ngo nibura njye kure y'ahantu hari abantu benshi ntekereze nsenge ndebe ko hari ikintu Imana yamfasha ikankorera. bakunzi mudukurikiye, Josiane ndumva mumwibuka ubwo yazanaga inkuru ye yahereye ku kinyamakuru kimwe avuga uburyo umugabo yamuteye inda akamutererana amushukashutse, tukaza kumenya ko uwo mugabo afite abagore benshi n'abana benshi. Ariwe Ephraim yaragiye kubana n'umuhanuzi witwa Grace, bisa nkaho bibayemo zagara, situramenya nimba ko bakomezanyije kubana cyangwa bararekanye, ibyo ntitubizi. Ariko uyu mwanya uyu mukobwa azatabaza bwa mbere n'ubarongera gutabaza, kuko noneho bwo ubuzima bwamucanze, byanze biteye agahinda ahantu tumusanze ukuntu amerewe. Josiane, ndumva nifuza kutangira ukatubwira neza urugendo rwawe, wibwira abadukurikiye, ukatubwira n'uru rugendo, nyuma yaho maje kuvugira ububabare bwawe, na nyuma yaho ibyakurikiyeho. Ngewe ntabyo mfite byinshi byo kuvuga, ahubwo uyu mwanya niwe tugiye guha umwanya, utwibwire, ubwira abadukurikira abakubonye bwa mbere, ubundi unatubwira uko ubuzima bukumereye. Yego, twimvare Josiane nk'uko abantu bamenye ku izina rya Josiane. Nyuma rero y'ibyo bumvise navuze mu itangazamakuru, navuze ku kibazo nagiranye na Ephraim nyuma y'uko mbonye ko yatereye ivi Grace, kandi njye nawe twari dufitanye gahunda yo kubana, nanatwita inda ye, ndetse yari afite n'amafaranga yanjye nari nzi ko azayampa. Mbonye ko yatereye ivi undi mugore rero mbona ko nta gahunda tugifitanye. Hanyuma nacyo gihe nagerageje kumuhamagara ntiyanyitaba, ngerageza guca kuri Grace nawe ntiyanyitaba. Nyuma aho banyitabiye, Ephraim aranyihakana avuga ko atanze, anambwira ko adatera inda. Grace nawe umuhamagaye nk'umubyeyi, nk'umuntu nabonaga nk'umukozi w'Imana ngo amfashe wenda duhuze, nawe mu kunsubiza ambwira ko niyakira, ko yuko namera nk'uwariwe n'imbwa. Niryo jambo yivugiye nuko yansubije. Yego. Maze kubibona rero nibwo nagiye mu itangazamakuru, cyane ko Grace namubonaga mu itangazamakuru, ari Ephraim nawe namubonye bwa mbere ku gitangazamakuru kimwe, ambwira ko ngo ari nawe wahandangiye ngo mparebe ngo ni umukozi w'Imana avuga ubutumwa. Hanyuma aho hantu mpabonye ndavuga ntibashoboka ko baba babazi, reka mpitabaze, hanyuma ndebe ko babasha kuduhuza, wenda akampa amafaranga yanjye, hanyuma nkamureka agakomeza ubuzima bwe, nanjye ngakomeza ubwanjye. Ariko ntago byakunze, kuko nanageze aho ngaho numvaga ko bari bumfashe, barabahamagaye n'ubundi nabwo bongera gusubiramo ya magambo nyine. Ephraim aranyihakana, Grace nawe avuga ko ibyo bitamureba. Nuko byagenze. Nyuma y'aho ngaho rero nagerageje kwitabaza inzego z'umutekano hano mu gihugu, nanga ikirego mu by'ukuri baracyakiriye, ndabisobanura ukuntu ibintu byagenze, ndetse na Ephraim nawe yaritabye, nawe arisobanura. Ariko mu byo kwisobanura yavuze ko ngo amafaranga yanjye ntayo afite, yayahakanye, ariko aza kwemera amafaranga 70,000 kuko yaciye kuri telefone, ari nawe yavugiye mu itangazamakuru ubwo bamwakiraga, avuga ko ngo ari agakarita namuhaye. Nyuma y'ibyo rero nakomeje kujya kuri RIB kugira ngo nibura ndebe ko nawe 70,000 yayama akamfasha, cyane ko aho narindi hari kwa mama wacu, ariko nawe utishoboye, utunzwe n'abana be bashatse. Ndumva kuva inkuru zasohoka ndumva agiye kugera hari amezi 2, ubwo nagira ngo wenda bampa amafaranga ya wenda 70,000, inzego z'umutekano zimfashe, wenda ayo ngaya aba yampaye atangira mfashe mu buzima ndimo. Ayo sinabashije kuyabona, kuko na n'uyu munsi bahamagaye barambwira ngo baracyabirimo. Ubwo rero nyuma yaho aho narindi nyine urumva naho byabaye ngombwa ko bambwira bati ntago twabatunga mu rugo muri babiri, ntago twatunga mama ngo dutunge nawe, nta kintu uri gukora,
rero ushaka ahantu ho kujya bampa icyumweru. Icyo cyumweru cyose cyararangiye, nta hantu ho kujya nabonye, nta mafaranga y'ubukode mfite, nta kintu na kimwe mfite. Ubwo rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro nyine ndahava, cyane ko bari bansezereye. Nda Josiane, utarakomeza turabyumvishije uko byagenze, uko wageze aha, tutarakomeza Bobo yambwiye ngo uri imfubyi. Ubundi ubuzima bwa Josiane buhagaze gute, bumeze gute? Gute yagiye gukora akazi ko mu rugo, ese bimeze gute? Ko ari umuntu ukubonye aka kanya sari kwibaza uyu we ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ngewe menye ubwenge. Vuka hehe, ni he ukomoka, bimeze bite? Aka kanya kuba nakubwira ngo mvuka cyangwa se ngo bimeze gutya ntabwo nzi kubisobanura, kuko ntabwo nabashije kubona umuntu ubinsobanurira. Ariko nge menye ubwenge nisanze mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Murambi, ngira ngo abahazi hahoze hitwa muri Rutongo. Nisanze nderwa na nyogokuru ubyara mama. Uwo nyogokuru rero yarandeze ndiga, mugeze mu wa 5 primaire ubushobozi burabura, ishuri ndivamo ndicara mu rugo. Nyuma nza kubona umuturanyi, nibwo umuturanyi waho yandangiye akazi ko mu rugo mu Bugesera muri bene wabo, niho natangiriye akazi ko mu rugo 2008. Ubwo rero iyo nageragezaga kubaza amakuru y'aho mvuka y'ababyeyi, papa cyangwa mama, ntago bambwiraga cyane cyane kuri kote ya papa, bakambwira ko mvuka ahantu bita Nyakabungo, ko ariho kwa papa. Ariko papa bakambwira ko yapfuye atariho gusa, hariho ba nyogokuru na sogokuru. Nigeze ngerageza no kwijyanayo, ngezeyo mpasanga nyogokuru, kuko abantu barambwiraga ngo tsana nyogokuru, ngira amatsiko yo kuhashaka, nge nijyanayo. Ngezeyo umusanze arambwira ngo uwo bazi ntago ari ngewe, ngo bazi ntago yakabaye angana nanjye. Ubwo rero ndicara ndiyakira. Mama we ntago nzi ngo byagenze gute, kuko nta muntu ufite wo kumpa amakuru ya mama, kuko nisanze nderwa na mama we na nyogokuru. Aka kanya rero aho kwa nyogokuru niho nakuze, urumva nita kwa mama. Nyogokuru nawe buyitabye Imana, ntawe ukiriho, abana baho yabaga bahise bahagurisha. Ubu ngubu nuvuga ngo niyo no kuva mu kazi ko mu rugo nyine natahaga aho ngaho mu Busanza kwa mama wacu, akaba ariho njya nyine nk'umuntu utashye mu rugo, nta handi hantu nari mfite ho gutaha. Ese uwo mama wanyu we ntago abasha kugusobanurira mu rugo hariho, ni mama wanyu uvukana mama wawe cyangwa yuko yagufashije ukamuta umubyeyi? Ni ukuvuga ngo wowe nyine ambwira ko mama yari yarashatse Nyakabungo aho ngaho, ariko nta yandi makuru nawe afite ya nyayo. Ntago bazi irengero rya mama wawe? Ntago babizi, nta kintu bajya bambwiraho. Kuvuga nta gasaza kawe? Bambwira ko papa yari afite umugore wa kabiri ngo wundi, ariko ntago nabashije kumenyana n'abana yabyaye, ntago mbazi, nabo ntago banze, ntabwo umuntu yigeze ngirirwa umugisha wo kugira ngo mbone umuntu mpuza nabo cyangwa sanjyane, kuko icyo gihe nanajya kwa nyogokuru barambwiye ngo ahahoze ari kwa so, mukaso yarahagurishije, yaragiye, ntawe ugihari. Ubwo urugendo rwawe na Ephraim rutangira gute? Kuza mu kazi ko mu rugo bitangira gute? Numva ndi icyo gihe kwa nyogokuru maze kuva mu ishuri. Yego wenda yarafite ubushobozi icyo gihe ko yarahingaga kubona ibiryo, ariko mbona kubona umwenda, kubona inkweto ntago byanyuraga, ko nari mfite imyaka 13 icyo gihe. Hanyuma umuturanyi twari twegeranye abonye ubuzima mbamo, cyane ko abana bo kwa marume barankubitaga cyane, iyo bahansangaga bakambwira ko ngo mbayeho neza kwa nyogokuru, ngari nge nyogokuru akunda, bakankubita. Bituma uwo muturanyi amfata andangira akazi ko mu rugo kwa murumuna we mu Bugesera Nyamata. Ndagenda njyayo mpamara amezi 7 ndahava nyuma, kuko bampimbaga icyo gihe amafaranga 3,000, nkabona ni makeya. Hanyuma nza kuza kubona kandi kazi ku Muhima, bampa amafaranga 3,500. ubwo nyine urugendo rw'akazi ko mu rugo ndutangira uko nguko kugeza ejo ndi mu kwezi kwa 7. 3,500 ku kwezi? Yego. Ko bibabaje. Nko muri za 2009, 2010 uko nguko. Urumva uko kuzenguruka mu kazi ko mu rugo uri wenyine, nta wundi muntu muri kumwe, 3,500 amavuta n'ibindi, nuko Ephraim muza kumenyana mu buhe buryo? Ese gusanga hehe? Tubwire kugira ngo n'abantu barushaho kumenya ukuri nuko bihagaze. Ephraim twamenyanye
umwaka washize mu kwezi kwa 12 duhuriye kuri chapelle Kabeza, abahazi ni Samuduha. Umuntu amubonaga aparitse imodoka aho ngaho, ariko ngiye ntago nagendaga nkagaragara kubera ko nakoraga akazi ko mu rugo, nahagendaga buri munsi saa 10 gufata umwana avuye ku ishuri. Nibwo nahamusanze rero, mpamusanze icyo gihe ndumva imvura yari imiragwa, arabanza arampamagara ngo njye kumusuhuza, nanga kwambuka umuhanda kuko nahagararaga hakurya y'umuhanda. Nanze kwambuka umuhanda, bwa mbere ndamwihorera imodoka ibiraje y'umwana, mitana ntahana umwana, ntahanye umwana rero nyuma ndongera nsubirayo, arongera arampamagara, noneho ndambuka. Icyo gihe ubwo nasanze umwana atatashye iwabo aribo bagiye kumufata, bituma ntinda ku muhanda. Icyo gihe narambutse turaganira, icyo gihe ndibuka ko imvura yanaguye, mpita museza ndamubwira nti reka ntahe njye mu rugo njye kwanura imyenda, arabyanga. Hanyuma duhera ubwo tuganira, ambwira ko yamaze iminsi myinshi ambona aho ngaho, yuko yabonye ndi umukobwa mwiza nkunda. Ndamubwira nti rero njye ntago ndi mu mwanya mwiza wo gukundana, icyo nshyize imbere ni iterambere ryanjye, kuko nari mfite umushinga wo kuza gukora akabari. Ndi kuvuga ngo mu kwezi kwa 6 nzaba ngize amafaranga 500, hanyuma ayandi nzatangira gukorera nyuma y'ukwezi kwa 6 kugera mu kwa 12 nzatangira kuyaguramo ibikoresho, noneho mu kwa 12 ntaye mfungura akabari. Hanyuma ubwo mbimuganirijeho arambwira ati ngewe nta kibazo, nanjye ntago nkubwiye nguze ngo dukundane ngo byahutihuti tubane, nzagufasha muri uwo mushinga wawe, urumva ngewe naraniye. Akambwira ati ngewe naranize, zakunganira mu bitekerezo ndetse no mu bushobozi. Ndamubwira nta kibazo, nzabitekerezaho nzagusubiza. Icyo gihe muha nimero, muhaye nimero ntago yahise ampamagara ko cyane ko icyo gihe telefone yanjye yari ifite ikibazo. Telefone aho ije gukira ntago n'ubundi twongeye kubonana, ahubwo nyuma twaje guhura kuri chapelle ruguru yaho umanuka ku Mucyo. Ngiye ndi kumanuka mvuye muri salo, nawe arimo arazamuka n'amaguru. Kuri chapelle ni ukuvuga ngo niho baparikaga n'abatagisimeni bagenzi be. Ubwo yari umutagisimeni. Yego, niko kazi yakoraga, ariko imodoka atwara ntago iriho kampani, ntago wabimenye usibye ko abikwibwirira. Nta kampani ntago byanditseho. Hanyuma ubwo rero turahura, ahita ambwira ati ko nakubuze. Ndamubwira ariko telefone yanjye ubiriho. Nibwo yongeye nyine arambwira ngo nimuhe nimero, ubwo noneho dutangira kujya tuvugana kuri telefone. Noneho agiraho igihe ambwira ngo ashaka ko tuba inshuti bya nyabyo, musubiza ko nzamusubiza mu kwezi kwa 6. Muri icyo gihe namupresentaga mu nshuti zanjye, nkamubabwira mfite umuntu umeze gutya na gutya, umbwira gutya na gutya. Rimwe na rimwe nkanabaha amajwi y'ibyo twaganiriye, bakambwira ati si umuntu ukubwira gutya, umuntu ufite amagambo meza gutya adasanzwe uramwangira iki, wabyemeye? Bamwe na bamwe bakanambwira ngo umenye ariko barakuroze, ngo ubonye umuntu mwiza gutya ngo uvuga amagambo meza gutya ngo none ashaka kumwirengagiza. Ndibuka ko icyo gihe nanamuhuje na mukuru wanjye aramubwira ngo rero uwo mwana w'umukobwa ni murumuna wanjye, amubwira ubuzima bwanjye bwose nanyuzemo. Aramubwira ngo niba uje mu buzima bwe ukongera kumubabaza cyangwa kumucisha mu byo yanyuzemo, wihangane wigendere umureke, ntukomezanye nawe. Efuremu mu ijwi ryiwe yamwijeje ko atazigera amemukira, nk'uko namwe mwabyumvise muri audio nge namufasha ari kundahirira. Hanyuma nyine mukuru wanjye nawe nshishikariza gukundana nawe, nkundana nawe muri ubwo buryo. Tararenga aho ngaho, ndumva nyifite muri telefone. Ariko utararenga kugira ngo abantu bataza wenda kwibaza byinshi. Uvuze mukuru wawe, ariko mukuru wawe kandi ntawe muvukana uhari. Mukuru wawe mu buhe buryo? Mukuru wanjye kwa mama wacu. Kandi umukuru wawe kwa mama wawe. Yego. Uwo mwabanaga hariya mu Busanza, ni umwana w'uwo mama waramfumbikiye. Yego. tugize ngo nanjye bataza ako kantu. kumutera amabuye. Yego. Kubera twe ko ntawe bafite bavukana, Yego. umukuru wavuye. Ako no kwa mama wabo babanaga. Yego. Ayo majwi urayafite akurahirira? Ndayafite. Turaza kuyumvisha, turaza kuyashyiraho bayumva. Yego. Hanyuma ubwo rero ngiye mwemerera urukundo gutyo, dutangira gukundana. Atangira kunyita rwose mu buryo bushoboka, akaza kundira ku kazi, yanampamagara ntakwitaba telefone.
nyine najya kubona nkabona araje arakomanze, twanagirana ikibazo agahamagara umwana twari twegeranye twa Joseline akamuhamagara akamubwira ngo ko nabuze umugore wanjye byagenze bite. Ubwo rero nibwo yaje nyuma nza kwisanga natangiye kujya musaba ko nageze igenda namubwira ni se ko tumaze kuba inshuti, bimaze kuba mu kwezi kwa gatanu ko tumaze kuba inshuti byanyabyo nyine umbwira ko nkunda cyane, ko yambwiraga ngo namuganije ubuzima bwanjye akambwira ngo ndumva ngo bujya gusa n'ubwanjye, akambwira ati Imana yarakunyeretse, ndanamubwira ni yewe se ni gute umuntu nkawe profete wize kaminuza uvuga indimi numva uvuga ni gute ushaka gukunda ubundi umukozi wo mu rugo. Arambwira ngo ngewe uko mbona uko nashatse abagore benshi beza bize bafite amafaranga, yambwiyemo 3 ako yambwiye ngo ni 3 ariko muri abo bose nta muntu nigeze n'umwe mbona ufite urukundo cyangwa se unyubaha. Ati muri iki gihe ntabwo icyo nkeneye ari amafaranga, nta nubwo icyo nkeneye ari ubwiza, ahubwo icyo nkeneye ni umugore unkunda, ni umugore unyubaha, ati kandi ndabona ubyujuje. Cyane ko icyo gihe yambwiraga ikibazo nabaga uwa mbere mu kukimufashamo kugira ngo kirangire, akabona ko nyine mwitayeho namugiriye impuhwe cyane. Muri icyo gihe yarambwiraga ati wenda imodoka yagize ikibazo, cyangwa se akambwira ati nta essence mfite, nkamusunikiye nka 3 nkamuhaye nka 5, nyuma aratangira no kumbwira ati imodoka yapfuye. Biba hafi nk'ukwezi kose ambwira imodoka yapfuye mu kwezi kwa 6. Hanyuma nk'umuntu numvaga ko dufatanyije urugendo rw'ubuzima rw'ejo hazaza kandi uri gukoresha imodoka yawe cyane ko yambwiraga ati ni imodoka y'umuryango. Nafata mukuru wanjye wundi bari baravuganye, ndamubwiye ni se umuntu ko mbona ahora antura ibibazo, afite ibibazo biruta ibyanjye, mu by'ukuri umuntu ubundi wamureka. Mukuru wanjye akambwira ati we mufashe n'ubundi ni umuntu muzakomezanya urugendo rw'ubuzima, ukuntu namwumvise ntago ari umuntu waguhemukira, kuko yambwiraga ngo amafaranga ngo hari ikimina arimo ngazayakuramo mu kwezi kwa 8 ngayame. Ubwo rero nagiye kuri banke nkurayo amafaranga bwa mbere 65,000 ndayamuzanira, ndayamuhamo 50,000, ndamubwiye nti rero ngaho koresha imodoka sinzi ngo yarayikoresheje kuko ntajyamya n'ifite kivuga cyerekana ko imodoka ko yapfuye, gusa bimbwiraga mu magambo, kambwira ati ubu naraye mu nzira umunsi ntago nakoze imodoka ntiri kugenda. Ubwo rero imodoka ubwo nyuma arambwira ngo yakoze ariko ntiyakoze neza, aciyemo ikindi cyumweru none arambwira ngo yaraye mu nzira, nimba ari izagasogi, umenya ari izagasogi yambwiye ngo yarayemo. Ndabubwi ni se noneho tubigenze gute? Arambwira ati noneho nta nubwo imodoka iri no kwaka, byananze no kuva no mu nzira. Ubwo ngubwo ndamubwiye nti rero gerageza imodoka urebe uburyo uyivana mu nzira ucyure mu gipanga aho uba, ejo tuzashaka igisubizo cy'uburyo imodoka yawe uyikoresha. Hanyuma umunsi wa 2 yarambwiye ngo imodoka yaraye muri amahanda uva za Sonatibe umanuka ugahora n'uzamuka Kabeza, ngo niho yaraye, ngo ntago yabashije kugera mu rugo. Hanyuma ubwo ndamubwira nti rero wowe gerageza imodoka igere mu rugo icyayivanye yose, n'ubundi imodoka iragera mu gipangu, nko kugira ngo uzuparike hano kuri chapelle bagenzi bajye baguseka bo bari mu kazi, wowe gerageza uyijyane mu gipangu nuza no mukanisha ayikorere mu rugo. Icyo gihe nibwo namubwiye ari ninjoro nabazi nti umuntu agushakiye amafaranga ugakoresha imodoka yawe ugasubira mu muhanda ugakora, wabasha kuzishyura ayo mafaranga? Arambwira ngo niyo yaba ari miliyoni nayishyura. Ubwo nibwo nabyutse mu gitondo nitamuhamagara ndamubwira nti rero ndashaka kumbwira amafaranga asabwa kugira ngo imodoka ikire usubire mu kazi ujye mu muhanda. Arambwira ngo agiye guhamagara umukanishi we aze barebe, barareba barambwira ngo bahagaze amafaranga 150. Naragenda yabikuza, mbikuza amafaranga 175, ndaza muhamira igitano nkuko yari yabinsabye. Icyo gihe n'umukanishi narahamusanze mu gipangu kuko ningewe wagiye kuyibikuriza, ariko yandi ya mbere twarajyanye kuri banki n'imodoka tunayigendamo. Ariko biranshaka kandi yambwiye ngo yigenzemo yapfuye gute? Yaragendaga akambwira ngo umva ngiri kujerera, ngo ariko kubera ko hari yari hafi gutureta tugerayo ngo nta kibazo, kuko nabanje no kugira ubwoba bwo kuyigendamo. Mpamagara umunyonzi araza aranahagera ku mu rugo, amaze kuhagera tugiye guhaguruka abarampamagaye ahita ambwira ngo umva
ngo bwira uwo muntu arambwira ngo ndaje ngo ngutware ngo ndabona yatse ndabubwira ise yatse gute nturagira ngo tugende tugere mu nzira ukora impanuka ndabubwira nahamagaye wa munyonzi witwa Rufonse inshuti yanjye yaraje kuntwara ahita ambwira ngo mume tuvugana ahita ambwira ngo umva Rufonse igendera hata ngo naje ntwara umugore wanjye nuko yamubwiye inshuro ya kabiri bwo noneho ko akungu yari yaheze mu gipangu mu rugo nibwo Rufonse yaje arantwara amafaranga njya kuyabikuza ndayajyana mu gipangu ndayamushyira hanyuma nyine masanga umukanishi ubwo amafaranga nyenda yamuha nyuma yaho rero nibwo natungwe no kubona yagize gute atagitangira atakimvugisha mu kwezi kwa karindwi yabaye mu kwezi kwa karindwi yego ariko bavuga ko hari nandi nagendaga muhaye ambwiraga ati 2 5 3 kuko ayo ngayo nakoresheje historique yo kuri MTN ni 71,200 yaciye kuri telefone yiyongera kuri yandi namuhaye ubwo ni bya 2 ni bya 3 ni bya 5 bihuye byahuye na 70 na urumva 65 atarimo ijana 50 atarimo ariko wari waranizigamye wari waranizigamye pe ni ukuvuga ngo ubundi nsubiye inyuma gato urumva igihe natangira akazi ko mu rugo byageze 2010 ntwarinda ndatwita ndabyara ndera umwana h'imyaka 2 n'igice mba kwa mukecuru kwa nyogokuru nyuma yaho mama wacu wundi wari uhari ansigaranira umwana nsubira mu kazi nyuma za kurwara biba ngombwa ko yitaba Imana umwana biba ngombwa ko nanone muhavana aho ngaho mujyana mu Busanza nyine aho ngaho kwa mwacu aho ngaho n'undi nanjye bari bancumbikiye bamureze imyaka igera muri 6 cyangwa 7 mbonye yuko umwana amaje kwigira hejuru kandi kubera akazi ko mu rugo nakoraga ibintu byayo mafaranga yose nakoreraga yatungaga umwana akamugurira imyenda nkataga mituweli ubwo nanjye nkagira utundi tuntu nikemurira amafaranga yose akabararangiye kwizigamira ntago byankundiraga ubwo rero nibwo gihe nafashe umwanzuro mpamagara ise kuko ise afite umugore ndamubwira nti wamfashije ugafata umwana cyane ko nabonaga aho mu Busanza mu ishuri bitari kugenda neza abubwira nibura ukaba muri hafi ko mbona mu kazi ngo musange twicarane ntago byakunda ise turaganira ubw'amahirwe arabyemera abiganiza n'umudamu we umwana ndamutegera mujyanayo ngira ngo ngo bamaze imyaka 3 ariga cyane cyatumye ntangira kwizigamira cyane ko icyo gihe urumva nari natangiye ntorera 3,500 mu ntangiriro z'uyu mwaka ngeze ku mushahara 50,000 urumva ko wari ufitemo uburambe umaje kumuha iryo 5 nyuma bigenze gute niho wari ugeze maze kuyamuha amafaranga yose maze kuyamuha ariko muri icyo gihe mu kwezi kwa 6 no kwa 7 iyo namuhamagaraga kenshi nasangaga ari bize ubundi akambwira ngo reka yitaba umushumba reka banze yitaba umushumba nyine akaba umushumba nkamaze ku muntu tw'umushumba ubwo yari garase nyine mu byumba akambwira ngo uyu ni umukozi w'Imana ngo dusengana ngo yigeze ampanura n'ibintu ngo bimbaho ngo ni umukozi w'Imana ngo nemera ngo ufite icyumba ngo njyayo no gusengerayo kuko niba nambwiye cano yiwe ndayireba yego hanyuma mu kwezi kwa 7 mo hagati nko mu itariki 15 yaramupostinze amwandikaho ngo you are beautiful ndabibona kuri stati ye ndabibona ku ifoto y'imikenyero ingira ngo iri na profile ya cano ye yabiyo mwanditseho ndamubaza ni se noneho naha bigeze bivuye kure kumushumba naha bigeze arambwira ahita ambwira ngo nyine ngo yagize anniversaire ngo niyo mpamvu namupostinze kuri ye nabwo no nta kibazo ubwo rero mugeze mu itariki 23 z'ukwezi kwa 7 mu kazi narasezerewe maze gusezererwa ndataha ariko mu gutanda muhamaga ko nari maze kumenya ko nsubiye inyuma gato mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 oya mu mpera z'ukwa 6 nibwo natangiye kumva ntameze neza ndamuhamagara ndamubwira nise ko numva ntameze neza nyine wajya gusura frere kugira ngo mugere kuri etape no kutamera neza ni iki gitumye utamera neza byaje ubundi byo mugere muri etape yo kuryamana byagenze biti tuvuga ngo naramubaje ndamubwira ariko ko tuza tugahurira buri munsi hano kuri chapeli ubundi ubaheye kuko yabanje kujya ambwira ngo yabaga ngo mu midugudu yaho ita kwa Karyango ni munsi ya chapeli mu midugudu gaba mu nzi 300 yahigondera gaba mu nzi 300 ntayibamo hanyuma arambwira ngo yagiye kubwiriza
ngo i Muhanga agarutse asanga baramwibye ngo ibintu bye ngo bamwimuye. Ubwo rero niko kumbwira ko aba mu Rubirizi. Barambwira ati rero uzansure mu Rubirizi. Ndavuga ni nta kibazo. Ubwa mbere ndagenda ndamusura, turicara mu cyumba nganiriza ubuzima bw'icyo gihe, aranarira cyane. Ariko na mbere yaho nigeze ngirana ikibazo nawe, ndamuhabwa ndabwira nti rero njye sinshaka stress, reka dutandukane wimenye nanjye nimenye. Nabwo ararira kuri telefone, ararira cyane, ararira ariko nibwo nyuma hacemo nk'iminsi ibiri yarahiriye Ndahiro mwumvise ambwira ko atazamumukira. ubwo se nyine aho mugiye Yansaba kuyishaka muri telefone, ndaza kuyibaha nta kibazo, ndaza kuyibaha. Hanyuma mugeze aho ngo mu cyumba ararira. Yambwiraga ubuzima bwe yabayemo, ko yuko yabayeho nyina mwanga, yamutambyemo ibitambo, yuko yakoze ubukwe n'umugore we, uriya mugore mukuru mwumvise, iwabo ntihagire n'umuntu n'umwe umutahira ubukwe. Nyine akakubwira inkuru zibabaje ku buryo wumva ko ari wa muntu ubabaje cyane. Kuburyo njye nageze aho ngaho numva ko ngewe nta n'ikibazo mfite, ahubwo ngewe ibyanjye byoroshye. Hanyuma ubwo ngubwo rero nangira kujya musura uko nguko. Gusa wahavuye amahoro. Yego, uwo munsi naritahiye nta kibazo. Kuko nicaye ku buriri naye yicara hirya gutya ku nzu. Indi nshuro ya kabiri rero yambwiye ko arwaye atameze neza, ngenda nk'umuntu ugiye kumusura, nibiba bimbaho. Ndiyakira ndataha, ariko mu kugira ngo bibe nabwo naramuganije, nabwo ni se ngiye kumbona maze imyaka 14, umwana wanjye ko niyo myaka afite. Ndamubwira ni sinigeze njya muri Onapo, nta n'ibinini bya Onapo ngiye nigeze nkwa, kuko ntago nigeze njya mu ngeso mbi. Ubu ngubu aka kanya ntago ugiye kunkoresha icyaha, cyangwa se wowe da tuvuge ko ngewe ntari umukristo cyane, wowe nka profete nk'umuntu usenga ubwiriza, wakora icyaha ejo wazajya kubwiriza bakagera bakaguhanura. Ahita ambwira ngo nta kibazo, ngo nta wampanura, ngo nese nguko namaze kubwira Imana kuri umugore wanjye, ngo urumva ubundi Imana yampora iki? Nkuko yambwiye. Ubwo rero maze kumbwira ibyo ngibyo, ndamubwiye ni se uramutse unteye inda byagenda bite? Arambwira ngo njye ntago ntera inda, bura ngo hari ikintu ntakubwiye, ngo mu gisirikare aho twari turi, ngo banteye imiti y'imyaka 7, ngo ku buryo nsigaje imyaka 2 kugira ngo mbe nabyara. Ntago ngewe nagutera inda. Gisirikare cy'u Rwanda. Ntago nagutera inda. Ngendera muri icyo cyizere, ndabyemera. Hanyuma nisanga nyuma mu mpera z'ukwezi kwa 6 ntangiye kumererwa nabi, aribwo namuhamagaraga nkabimubwira. Nayo mubwiye nk'imitsi nk'itatu ikurikiranya, ntangiye kumererwa nabi, ntangiye kunywa nk'igikoma kirimo isukari, nkumva biranze, nkumva ndashaka kuruka, isereri iranyica, n'akazi nyine bitangira gucika intege mu kazi. Ubwo ngubwo umuntu amuhamagara akambwira ngo ubwo nutuye kurwaye, ngo nitwa amibe, ngo shakisha ibinini bya amibe. Ibaze n'ukuri. Ubwo ngubwo umugabo arambwira ngo oya, nahize mubwiye, nabonye icyo gihe nari ntarahembwa, ko byari bigeze mu matariki mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 ntarahembwa. Ndamwinginga nabwo ni basi mbi amafaranga 3000 nigere kwa muganga. Akambwira uyu munsi ngo ejo ndaje nyaguhe, ejo bundi turinda tugera hafi mu itariki 5 z'ukwa 7 atarayampa. Abonye murembeje araza aramfata mu rugo, turamanuka tujyana hariya Samuduha, aho imbere ye hari ahantu hari farumasi, imbere ahantu bategera. Yinjira muri farumasi ajya kuzana teste, nge ntago nari nyizi, niwe wayizaniye. Turamanukana tujyana mu rugo, ariko turi kugenda ahita abona umukiriya wo gutwara, aramubwira ngo nihangane iminota 20. Twaragiye nyine, arambwira ibyo nkora ndabikora, arangije arapima. Nyuma y'iminota hagati 3 n'5 ahita icyo gihe kubera ubwo nari mfite n'ukuntu niyumvaga ameze, nari ndyamye ku buriri n'ubitsinda. Arambwira ngo nimbyuke nicare ambwire. Ndamubwiye nise wambwiye ndyamye hari ikibazo? Ubwo ndicara, majije kwicara ahita ambwira ati aka kanya rero utuvugana. Arabanza aratuzaho gatoya. Nise kutavuga habaye iki? Ati aka kanya ubutuvugana. Ati so nkunda, ndagukunda. Suri umugore wanjye, ndi umugore wawe, uratwite. Yahise abona ko nyine ntaye umutwe, ndyama ku buriri, mbera nk'umuntu ubuze umwuka. Kubera ukuntu yari ari kuri pressure kujya gutwara umugenzi, arambwira ngo agiye, bahita avuga ngo reka nsige nkukingiranye, kuko byari mu masaha 4 kandi ngomba byari muri vacances, abana bari mu rugo, ngomba gusubira ku kazi nkabatekera. Umugabo
nahise mubwira imbabarira kingura nigendere winsiga unkingiranye ahangaha kuko yarambwiye ngo ndabona urahita ujya kwiyahura ngo reka ngo ukingirane ngo banze wicare ngo wiyakire ndabwiye ngo reka nitahire icyo gihe nyine yahise agenda ajya gutwara umugenzi nanjye mpita nzamuka n'amaguru nsubira mu kazi ngeze mu kazi rero kuva icyo gihe yamenye ibyo byose ntabwo yongeye kumvugisha nk'uko bisanzwe naramuhamagaraga nkasanga yaramburotse ahantu hose we yashaka kumpamagara akampamagara akambwira rimwe na rimwe ngo ndi ku meza wenda amuhamagara saa 3 z'ijoro agahita ambwira ngo ndi ku meza ngo ndi kurya ubundi akambwira ati ndi mu masengesho cyokoza rimwe na rimwe nkumva abantu barimo bararirimba ubundi akambwira ati ntwaye abagenzi nyine ibibazo bitangira kuba ibibazo impamvu zitangira kuba impamvu maze rero kuva mu kazi bansezereye ntashye nibwo namuhamagaye nanone ndamubwira inti rero ndagushaka ati suranshakira iki ko byari mu gitondo turanshakira iki ndabwira ibyo nshaka ko tuganiraho ndabona isosi yamenetsemo inshishi ati se byagenze gute ni ngenda ndashaka ko tuganira ndagushaka arambwira ati kuri mu muhanda uri kujyahe ndamubwira inti ngiye kugura umugati naga kumubwiza ukuri ngo atamakanira ko ari mu rugo yagiye arambwira ati nta kibazo ngwino ndi mu rugo naragiye yakinguriye abona mpetse igikapu ariko imyenda njye nahamagaye umumotari arayitwara ayinjyanira mu rugo ngiye nsigarana igikapu gitoya ubwo ambonye atamaze kuri n'ibikapu byagenze gute hari icyo utabona se ni ku kazi baransezereye ahita amubwira ngo ngwino ntacyo tuganire ngo mbwire ndamubwira rero urabona ko kazi bansezereye urabizi ko nta mafaranga nsigaranye kandi urabizi ko ntwite ndajya hehe nje ahangaha nta handi rero ho kujya njaha ikintu cya mbere yabanje kumbwira yahise ambwira ngo urabizi ko hano ngo hari mubyara we nyine witwa Korode ati yaragarutse abahangaha kwa iyo nahajyaga nasangaga we yagiriye mu kazi ntago yabaga hari tabahangaha ndabwiye nta kibazo neze kuba hari birambuza kuba ahangaha nanjye nyine ndaje tubane ati surumva sinamuteguje wenda ngashaka kandi hano kujya urumva twabana hano gute n'ikindi kandi ngo umugore wanjye wisezerano ngo yamenye ko naguze imodoka nshyashya ngamenya ko naguze ikibanza mu Bugesera ngo none ngo yasubije gatanye inyuma ngo ubu nibyo ndi kujya kwirikamo ngo n'ubu tuvugana ngo ngiye kujya kureba noteri ubwo rero arambwira ati wowe taha ubu ugiye kwa Mukantwari ni wa wundi mukurange kwa macu bajyaga bavugana hanyuma ndamubwira ni se ngenda ajya ni gute umbwira ngo ninjye mu rugo rw'umugore n'umugabo ariho njya kuba ati ntacyo jya kwa mukecuru wawe ibindi zo tubivugana ubwo rero mbonye nta kundi bugenze ngira gute ndataha njyayo ariho kugeza muri iyi minsi narindi naho bakaba bansezereye yego Josiah ubwo barakubwiye ngo genda baragusezereye ariko ubu ngubu noneho iyo urebye uri kubona Josiane wa Mukanya ari uwuhe uri gutekereza iki ubu rero aka kanya nakubeshye nanjye nta gitekerezo kizima mfite kuko iyo ngira n'igitekerezo kizima ntabwo nakabaye naje ahangaha urabona ni amasaha y'akazi abandi bari mu kazi bari gukora ariko kuza ahangaha ntabwo ari uko nishimye nta nubwo ari uko merewe neza nuko ari ibibazo byandenze nyine nashatse kuza ahantu hiherereye ngo ndebe ko nibura hari Imana yantabara aka kanya ndeba ndasabwa ibintu byinshi sindi bugende ngo njye gushaka akazi kubera ko nkimara gutwita inda yanguye nabi cyane ku buryo nta mbaraga mfite ngira ngo aba mama cyangwa se abapapa bakuze barabyumva ni uguhora ndwaye isereri ni ukuruka ni ubuzima bwanjye n'ubwo kuryama gusa nkumva ko Imana iri buntabare kuko iyo nza kuba mfite imbaraga zikora akazi nari gusaba akazi nkanasubira no mu kazi ariko kubera ubuzima mbayemo kubera ko urumva noneho hiyongeyeho nuko ntafite aho kuba hiyongeyeho nuko ntafite icyo kurya nk'uyu munsi ubu tuvugana mperuka kurya kunywa igikomeje mu gitondo ngiye kuva aho hantu kuva icyo gihe kugeza n'aka kanya nta kintu ndongera gushyira mu nda rero uyu munsi ikintu kimpangayikishije kinambabaje cyane ni uko witwa ko yampemukiye wabayeho mu buzima bwiza yaba we ndetse n'uwo Garase yego
mu gihe ngewe ndi kwangara, mu gihe nta mpuhwe na nkeya mfite, mu gihe naho nagannye nzi ko bari bunkemurire ikibazo na n'uyu munsi ntazi ngo byagenze gute, ntazi ngo wenda baranguririye se, nkibaza ikibazo nimba naragitanze kikakirwa kikandika nkanasinya ko ikibazo nkitanze, yewe n'uwo ndega nawe ndabizi neza ko yitabye. Nyuma yo kwitaba kwe nta kindi kintu bakoze, ahubwo iyo mbahamagaye bambwira ngo ninkomeze ntegereze, nkibaza gutegereza uko ntegereza niko indi kura, nuko imbaza byinshi nk'imyenda navanye mu kazi uyu munsi iri kunsiga, nta gitenge ngira, nta kintu na kimwe uyu munsi mfite. Urumva rero ni ibibazo bimpangayikishije, ni nayo mpamvu muri kumbona aha ngaha kuko nabuze icyerekezo cy'ubuzima. Aka kanya kumfasha ni ibintu birebire pe, kuko ntaho kuba, niyo nahabona ntacyo kurya, niyo nabona icyo kurya ntaho kuryama, niyo nabona icyo kuryamamo icyo kwambara ejo bundi nabyo imyenda mfite yose zaba iri kunsiga. Umwana sinzi ngo nzamufatira mu ki, sinzi ngo bizagenda gute, mbega muri make nanjye nta kintu na kimwe nzi, nta kintu na kimwe nzi, kuko niyo mpamvu mubona bimeze nk'aho isi yandangiriyeho, ku buryo mba numva aho kugira ngo mbeho muri ubu buzima biri ngombwa nshobora no kwiyambura ubuzima nkitahira hakiri kare. Oya, humura. Bakunze mudukurikiye, ufite umutima mukunzi udukurikiye, ufite umutima wa kimuntu. Ntangira navuze ngo tekereza ari murumuna wawe, tekereza ari mukuru wawe, tekereza ari umukobwa wawe, tekereza ari inshuti yawe. Kabiri, we mukobwa udukurikiye, tekereza ko nawe washukwa ukabigwamo. Nimba ufite ikintu wafasha Josiane, please dufatikanye. Nicyo tubereyeho gukura abandi mu makuba, kandi niki Imana izaduhera umugisha, niyo mirimo izaduherekeza. Jose akomera, kugera kure siko gupfa, gutekereza kuba wakwigirira nabi ntubitekereze, cyari ibyiringiro ko wakongera ukabaho kandi ukagira ubuzima. Uyu mwanya ntacyo ushoboye gukora, uyu mwanya ntufite ukubayeho, ariko hari umuntu udukurikiye ushobora kugira umutima. Ese bwo umuntu udafite icyo kurya n'ubwo bwo afite telefone yaho byanyura, umuntu agushaka yakuvugisha he? Telefone yo ndayifite nimero nazitanga nta kibazo. Zivuge. Nimero yanjye ni 078 49 92 775. Yego, nimero yanjye ni 078 49 92 775. Mu by'ukuri uko mumbona uku nguku nta kintu na kimwe mfite nk'uko nababwiye. Urumva naho nari ndirimba bansezereye, ntabwo ejo nzasura ngo mbabwire ngo noneho uko ngiye kubyara ngo nimumfashe. Niba umuntu abona nyine ntacyo kurya ari buguhe, ntabwo ninjya kubyara ibwo bizaboneka. Ariko umuntu wanyumva, umuntu mbona, umuntu ufite umutima wa kibyeyi, umuntu ufite umutima w'impuhwe, ndabinginze pe, nibabingize nibamfashe, nibura n'uyu mwana navuka kuzavukira mu gahinda nk'ako navukiyemo cyangwa nakuriyemo, yewe no kuzavuka ngasanga nkifite ibikomere bya se, cyane ko se yamwihakanye avuga ko nyine adatera inda. Niba navuka nzabashe kumwakira, nabashe gukurira mu biganza byiza, nubwo papa azaba adahari, ariko nibura njye nzamwereka urukundo dukuye kuri mwebwe mwese muzamfasha kugira ngo abashe kuvuka neza. Justin, soza iki kiganiro. Ubu njye mfite ikibazo Josiane, twe tugusanze aha, tugiye kwigendera, tugiye kweditinga iki kiganiro tugishyireho, turi tugeze saa 7. N'icyo uri guteganya, urava aha, uraharara, urerekeza hehe, biragenda bituko?
ko nagize ikibazo gikomeye ubu usura urerekeza he by'ukuri nyine ubwo ukuntu ndibigenze urabona nta masengesho wafashe yo kwiberamo hano ukavuga uti nzahava Imana intabaye abanyerondo nibaza urajya he urabona ni ku zuba ubwaryo ndigumyeho rishobora kungirira ingaruka ndavanga wenda ngende mu muhanda cyangwa mu ngaho ndibone igicucu cyangwa aho ndi bugere nkumva naniwe ndongera nicara aho ngaho kuko nta handi hantu mfite ho kwerekeza pe ntaho nanashatse n'umuntu wandangira naho uriya mugabo aba ngo basi ngiye njye kuhihamba ariko naramubuze ko nta handi hantu ho kujya n'ubundi sinasubira kuri RIB kandi uko mbahamagaye bambwira ngo nintegereze nta kindi gisubizo aka kanya mfite ubutumwa namugenera ni uko ibyo twacanyemo arabizi nubwo abyirengagiza abizi uburyo namufashije nitaye ku bibazo bye arabizi wenda nshobora kubivuga abantu bakavuga ngo ndamubeshyera ariko hagati yanjye nawe azi ukuri nanjye nzi ukuri n'Imana izi ukuri rero nk'umuntu namugiriye mu gihe yari afite ikibazo ubu uyu munsi ninjye ufite ikibazo ni icyo gihe yarankeneye umunsi nanjye ndamukeneye kamba hafi cyangwa se wenda akansubiza nawe mu mafaranga njye nkishakira ubuzima kuko nubwo ndi muri ibyo bibazo byose wenda mbashije kubona n'igishoro nakora ibiri mu bushobozi bwanjye mu mbaraga zanjye nke mfite bishobora no kuma kuko n'uwamfasha umunsi n'uzamfasha ntago azamfasha ubuzima bwanjye bwose ariko mbashije kubona icyo gukora cyazubaka ubuzima bwanjye kandi burambye ntago ubutumwa nanabuha Ephraim wenyine ndanabuha na Grace. Grace ni umubyeyi wabyaye uzi kubyara uko bimera uzi kurera uko bimera ikindi ni umukozi w'Imana uragira intama ukwiye kuziyobora mu nzira ya nyazo ntagakwiriye kuberaho ikibazo abandi ahubwo akwiriye kuberaho abandi igisubizo aka kanya nk'umuntu ufite Ephraim mu biganza bye baganira ufite ububasha n'ubushobozi bwo kumubona kuganira nawe ufite mu biganza kandi yaravuze ko batandukanye oya ntago batandukanye kuko umuntu ashobora kuza hano agakuramo impeta akayijugunya ariko inyuma ya kamera bari kumwe bari kumwe ubwo hanyuma icyo nge nasaba Grace nuko yakwicaza umugabo akamubwira ko yahemutse akamwigisha kuko ndabizi ko yabishobora kumwigisha ko baravugana ntekereza ko banabana yego ntekereza ko bashobora kuba banabana kuko erega nimba umuntu yageze ku rwego rwo gutererwa ivi ni ukuvuga ko ibintu byari bigeze kure cyangwa n'ihungabana ry'ivu ufite oya ntabwo ari ihungabana ry'ivi mfite kuko nimba numva ibiganiro nakoze ntabwo nakoze ibiganiro bisaba ko nsubirana nawe nakoze ibiganiro bisaba ko nahabwa amafaranga yanjye kugira ngo njye nubake ubuzima bwanjye rero icyo nasaba Grace ni uko yamubwira akama amafaranga yanjye njye nkamenya ubuzima bwanjye nabo bakamenya ubwabo ntabwo mbabujije kubana nta nubwo mbabujije ibyabo rwose ariko namenye yuko yampemukiye namenye yuko ejo cyangwa ejo umwana nzabyara azaba amukeneye hanyuma amubwire wenda amafaranga yanjye njye nubaka ubuzima bwanjye ubundi mbareke bagumane ibyabo nanjye njye mu byanjye yego rero reka dusenge tugusengere ahari ntawamenya Imana yakongera ikigarura yego ku buzima bwanyu kandi Imana ndabizi yiteguye kugira neza Bobo noneho nasenze ntangira ikiganiro senga dusoza ikiganiro kubona amagambo ahumuriza Josiane biragoye no kubona isengesho umuntu yamusengera biragoye ubisengesha akeneye nirimufasha mu buryo rifatika sabagambo ariko nanone nyine turabikora kuko ari cyo twahamagara rero wowe wicaye mu cyumba wicaye muri ofisi uri kugenda uri muri taxi uri mu modokari yawe wivuga ngo Imana imufashe gusa yatanze nimero iri nawe ku kiganiro urayibona ntago bisaba ngo uranyurahe uramwinyuraho umwivugishirize yaba igiceri cy'ijana waba umuguriye irindazi
igihumbi waba ugize icyo ukora, ugize kumwishyurira inzu wenda nk'umwaka, ugize kuyimugurira, biraterwa n'iki Imana ikuyobora. Uyimwishyuriye ukwezi, hari n'uwavuga ati ndamuha icumbi kugeza abyaye, hari uwavuga ati uwo mwana ndamurera nk'umubyeyi wese aribana ati naze twibanire. Mwaba mugize neza, mugira icyo mukora. Reka dusenge, nubwo ndumva nta jambo mfite ryo gusenga, ariko Mwuka Wera aratuyobora. Mwami Imana yacu, ijambo ryawe riravuga ngo ubasha kubararana n'abababaye kuko nawe umubabaro uwuzi. Warasuzuguwe urabizi Yesu, warakubiswe urabizi, imibabaro yose niyo wishyizeho uzi umubabaro ukuntu umera. Ariko uyu mwanya umwana wawe arananiwe, araremerewe, arababaye, arashengutse, nta wamwomora, nta wamufasha, ariko wowe niwe wamanuka ukagira ikintu ukora. Ari muri iri shyamba, wibuka uri mu gashyamba ka Getsemane, wari wenyine, nawe ameze nk'uko wari wenyine. Wakururuka nk'uko abonye marayika ugusubizamo imbaraga, nawe ukagira ikintu umukorera. Josiane tumushyize mu biganza byawe Mana, naho twebwe abana b'abantu ntacyo dushoboye, turacanganyukiwe, natwe byaducanze, turacanzwe, ariko wagira icyo ukora. Basi niyo yaba yarakoze icyaha, uyu mwana w'umuziranenge niwe wemeye ko amusama, ahari ntituzi icyo umuteganyije ejo hazaza. Bikorere ku bw'uyu mwana arimo aragenda, bikorere ku bw'uyu muziranenge, nta cyaha bifitemo, nta ruhare yabigizemo. Wimuhora gukiranirwa kw'abana wawe, ageze aho yumva yanakwibuza ubuzima, ariko ufite icyo wamuhamagariye. Mana, ngo wowe umugisha buri muntu wese ugiye kugira ikintu akora ku bwa Josiane. Yobora imitima y'ubwoko bwawe, bafata imitima, bagira icyo bakora ku bw'ineza washyize mu mitima yawe. Ngo Mana, tukeneye kuzongera kumva amashimwe ya Josiane, tukeneye kuzabona ubuhamya bwe avuga ngo ni njye wa wundi wari wicaye muri rya shyamba, ariko dore ni njyewe wicaye ahandi. N'ubasha kuzamura, n'ubasha kugira icyo ukora. Ngo gira icyo ukora, ugira ikindura ku buzima bwa Josiane, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwebwe mwese ababanye natwe, kandi mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, ukore subscribe ndetse na share, ariko cyane cyane mutange ubufasha. Ntabwo Imana isaba abantu yahaye ngo batange bahe umugisha, ahubwo isaba bo yahaye umugisha kugira ngo batange. Wakora kuri bike Imana yaguhaye, ukagira icyo wakora. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Nakagaruka.